ndabasuhuje kandi nkomeje kubifuriza ibihe byiza mwe mudukurikiye. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo bijye bikugereraho ku gihe. Tujye kujya tubagezaho ibiganiro, ubusesenguzi, ubushakashatsi, iby'imibanire ndetse na politike, imyitwarire n'imigenzereze ya muntu mu isi. Hirya no hino ku isi hari ibigenda biba, ibishya ndetse n'ibyabaye mbere, amateka yabayeho atangaje, ibyatunguranye ndetse n'ibyisubiyemo. Tugushimiye ko ukomeje kubana natwe. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kibazo kibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo turaza nk'abandi bose, ntabwo turavuga ku ntambara cyangwa ngo tuvuge aho bigeze uyu munsi, tuvuge ku mijyi yafashwe cyangwa ibindi bindi. Oya, izi saha umuntu wese wumvishe ikibazo kiri kubera muri Kongo atekereza u Rwanda. Se ni ukubera iki? Niyo ubajije Google ukayibaza ibya Kongo, akenshi ibisubizo biba byerekeza ku Rwanda. Bizwi ahantu hose ko ngo iriya ntambara iterwa n'u Rwanda. Ibyo tubyirengagize. Uyu munsi ikintu ushobora kumva kigasa nk'aho ari gishya mu matwi yawe nubwo wenda wakirengagije, ni ibijyanye n'ibihombo biterwa n'intambara. Nyuma yo gukorwa k'ubushakashatsi, Kongo byagaragaye ko imaze guhomba ibintu utarebesha amaso cyangwa utakumvisha amatwi yawe ngo ubashe kubisobanukirwa. Biragoye ko wakumva ikijyanye n'igihombo kiri kuba hariya, ibihombo Kongo yagize izi saha. Tugiye kunyura muri bimwe byamaze kujya hanze mu bushakashatsi. Ndongera nkwibutse gukora subscribe, wandike muri comment ikintu ushaka ko twakuvugiraho. Uyu munsi hari kubarirwa amamiliyoni menshi, amamiliyari y'amadolari y'Amerika atarajya ahagaragara neza ngo babe bavuga umubare y'ibintu bimaze kwangirika muri iriya ntambara. Ukivuga intambara n'ibijyanye n'igihombo, ikintu cya mbere kiza mu matwi y'umuntu ni ibijyanye no kwimuka kw'abantu. Abantu iyo bimuka basiga imitungo yabo, basiga ibintu byose bari bafite, bakimura dukeya dushobora kugendanwa. Ibisigaye byose ibyinshi birangirika. Imyaka yose yaba yarahinzwe cyangwa buri kimwe, ibyo byose abantu iyo bavuye mu byabo barabisiga. Ikindi birangirika nta kirengera biba bifite. Ibyo ngibyo bishobora kumvikana nk'ibintu byoroshye, ariko se iyo tugeze ku nyubako zashenywe, hamaze gusenywa amashuri, ibitaro, amavuriro, amasoko ndetse n'ibindi byinshi byangiritse. Ibibuga by'indege byarangiritse ku buryo byasabye gusanwa. Agaciro k'ikibuga cy'indege cyasanwe byibura kimwe ushobora kumva ari amafaranga wowe wumvishe bwa mbere. Icyo ni igihombo cyagiye kuri leta ya Kongo. Nibigera mu bikoresho bya gisirikari ntabwo turaba tukivuga ibi ngibi. Ibifaru bya gisirikari byararashwe, indege za gisirikari zararashwe. Ikindi kandi umubare munini cyane w'abasirikari barapfuye ba Kongo. Abaturage barapfuye, barashize. Imibare igaragaza ko ibihumbi 7 by'abasirikari ba Kongo bamaze kwitaba Imana. Ibihumbi 7, ubyumvishe neza. Ibihumbi 7 bamaze kwitaba Imana, kandi ubwo iyo ni imibare mike ugereranyijwe n'ukuri kuba guhari. Abo ni abitabye Imana havuyemo ababa barafashwe bunyago bakagirwa imfungwa z'intambara. Iyo bafashwe kandi ibikoresho byabo byose birafatwa bigashyirwa hamwe, bikajya ku ruhande rw'umwanzi. Ibifaru byinshi cyane by'intambara byamaze kwiyegurirwa kuko M23 yaragendaga igafata ibirindiro bya Kongo. Yafata ibirindiro, ibikoresho byose bya gisirikari bagahita babifata bakabigumana. Ni icyo gihombo gikomeye Kongo yagiye ihura nacyo. Imihanda yarangiritse, ibyo ntabwo babivuga. Ibirindiro bya gisirikari haba hari tekinoloji n'ibindi bikoresho byinshi cyane bihenze. Iyo umwanzi aharashe afata ibyari bihari byose, nta na kimwe gisigaye. Iyo adashobora kubyimukana ngo abijyane iwe, arabyangiza byose akabisiga hasi. Iyo abanyeshuri bahagaritse kwiga, serivisi zose z'uburezi zigahagarara mu gace runaka, ibyo ngibyo biba bivuze ko n'ibikoresho byose byari bihari byangirika. Amamashini baba bakoresha n'ibindi byose by'ikoranabuhanga birangirika burundu. Ibyo bijya ku gihombo cya leta n'ubundi. Iyo tuvuga ibyo ngibyo dushobora wenda kuba twirengagiza ku bijyanye n'ubucuruzi. Ibikorwa by'ubucuruzi byose iyo bihagaze, induru ziba zivuze, nta musoro wongera gutangwa.
ibikorwa remezo bya leta nk'amabanki n'ibiki byose bihagarara gukora. Ibyo ni ibintu byose biba byinjiriza leta amafaranga ku buryo birenga umuyobozi akaba yarira, bamwe bakegura abandi bakiyirukira bagahunga. Bamwe baravuga bati nta keza k'intambara. Nibyo koko nta keza k'intambara. Kongo ishobora kuba ariyo itazungukira ikintu na kimwe, byibura na kimwe muri iriya ntambara. Ntawe ujajinga intambara itararangira, ariko nanone iyo ubireba inyuma urabibona yamaze gutakaza ubushobozi bwinshi cyane. Imbaraga ziturutse hanze zose zayicitseho. Twavugaga ibihombo by'imbere mu gihugu tutarajya hanze. Ubu izi saha nta mushoramari n'umwe ushobora gushora imari muri Kongo kubera ibibazo by'umutekano mukeya. Abavuga ati ndashyiraho imari zanjye n'ubundi nibucya kabiri ibyo ndabihomba, ntawongera kuhagaruka. Kandi ubundi bisanzwe abo bantu nibo baba binjiriza amafaranga menshi, nibo baba binjiriza igihugu muri rusange. Ibijyanye n'ubukerarugendo byose bihita bihagarara. Nta muntu n'umwe wabitekereza kuvuga ngo agiye kuruhukira muri Kongo cyangwa agiye gutembera. Ibyo biba byararangiye. Kandi ni igihugu cyari gifite ubwiza nyaburanga, gifite imisozi, gifite inyamaswa, nubwo wenda zitari mu mapariki ngo abantu bazisure, ariko n'ubundi ntibyababuzaga kujyayo. Ishoramari ryose riturutse hanze risa n'iryahagaze kubera ko nta muntu n'umwe ufite igisirikare kiraza kuririnda. Amerika yohereje abasirikari kujya kurinda ibirombe byayo biri muri Kongo. Ububiligi bwarabigerageje, boherezayo abasirikari benshi, abenshi bapfirayo. Ubu izi saha bahisemo gukurayo abantu bose bari bariyo, bizinesi zari ziriyo zirafunga. Ubwo Kongo inyungu yabibonagamo nayo irahagarara, byumvikana rwose. Iyo abaturage bakoraga mu nyungu z'igihugu bahinduye uruhande bakigira ku rundi ruhande cyangwa bagatangira kwigenga, ibyo ni ibintu byose biba bigiye kujya ku gihugu. Imyigaragambyo ihora ibera mu mijyi hirya no hino. Ibyangirika mu myigaragambyo byo ntabwo bibarwa. Serivisi nyinshi zirahagarara nk'itumanaho, itwarwa ry'ibintu n'abantu. Ibyo ngibyo ntabwo biba bigikunda. Abantu birara mu mihanda bakayifunga yose ku buryo imodoka zitabona aho zinyura. Abakozi ba leta n'abandi bikorera bose icyo gihe birahagarara. Ibijyanye n'imibanire n'amahanga, abenshi mwakoranaga amabizinesi, abo mwagiranaga indi mibanire yihariye, abo bose bakuvaho kuko babona kuri mu byago. N'abaje kugufasha sasa noneho baza gahunda ari ukukwiba. Igihombo kinini cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ni uburyo abayobozi b'imbere mu gihugu bagiye bakora ibintu bijyanira mu nyungu zabo. Abantu benshi batangiye gukora ibintu birebaho ku nyungu zabo kurusha kureba ku nyungu z'igihugu muri rusange. Mwigeze mwumva iby'umujenerali wari ushinzwe kugura ibintu n'ibikoresho bya gisirikari? Waguraga ingofero za pirate za parasitike, abasirikari bakagenda bazi ko bambaye ibikoresho byuzuye, ama antibare bambara mu gatuza cyangwa se bullet proof. Izo zose basangaga ari iza pirate. Ugiye kubara mu mafaranga bigurwa, ni amafaranga menshi cyane kabisa. Ibindi bikoresho byinshi kandi bihenze bya gisirikari byagiye bijugunywa mu muhanda n'abasirikari, abaturage bakitoragurira. Ibyo nabyo ubariye mu gaciro k'amafaranga ni ibintu utabara ngo ubone imibare ya nyayo mu gaciro k'amadolari. Ubu izi saha imibare bitarakorwa neza ngo abantu bamenye neza igihombo cyabaye muri Kongo, ariko urebeye inyuma nawe ndetse n'umushakashatsi wese urebesha ijisho arabibona. Ni igihombo kinini cyane ku rwego rwo hejuru. Abantu baribaza ngo ese ubundi abayobozi bari basanzwe bayobora biriya bice ubu babayeho bate? Intara hafi ya yose yamaze gufatwa, hafashwe ubutaka bunini cyane rwose. Ubu ni ukuvuga ngo abarimu, abaganga, abashinzwe ibikorwa bya leta bose n'abandi bakozi ba leta bakoraga muri ibyo bice nta kazi bafite, kandi bagomba kubaho batunzwe na leta. Leta igomba kubashakira uburyo babaho nubwo bwose ntacyo bafite cyo gukora. Urabura icyo akora, urabura ubufasha bwa leta, ahita agenda akajya ku rundi ruhande akajya gukorana n'abanzi. Ni gutyo bigenda henshi ku isi.
tujya twibaza ku ntambara zijya ziba mu bice by'Uburayi, mu bice bya Aziya niho zibasiye cyane, ariko uyu munsi muri Afurika naho havuzwe intambara imaze igihe kinini cyane, iyi iri mu ntambara zirambye cyane kabisa. M23 nta gahunda ifite yo gusubira inyuma, DRC irataka, M23 igahita yavansa nayo yegera imbere. Inzira z'ibiganiro zaragoranye kandi bikomeje kuba ibibazo hirya no hino. Ingufu z'amahanga zashyizwemo, za MONUSCO, za SADC zose zirahaza, ariko n'ubundi igisubizo kirabura. Twavuga ku gihombo leta ya Kongo yagiriye muri iyi ntambara, amahanga yose ayicikaho, abandi bose baje bakaza birebera inyungu zabo bwite nta kureba inyungu rusange za Kongo. Ubizi isaha n'undi wese waza kuyifasha ntabwo yaza yifasha kubera impuhwe, ni ibijyanye n'inyungu n'indonke yikuriramo. Muri iyi minsi Kongo yamunzwe na ruswa ku kigero kiri hejuru kubera ko leta ntabwo ifite kubyitaho, umwanya munini iri kwita ku by'intambara. Tubashimiye kuba mwabanye natwe, duhure ubutaha mu bindi biganiro.